wanga kumenera amaraso igihugu ukayamenera imbwa. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Uba abantu mufite ukuri mwacecetse, mufite ibintu byakiza abantu mwanze kuvuga, ahubwo mugayira abandi mu mitima. Mufite umuti wavura abantu ariko ntago muwubaha. Ubusereka nze mbabazi, ntago mujya mumenya ibintu abantu bagiye gukorerwa mukabiceceka ngo mutiteranya. Abantu murikunda, mushaka kubaho mwenyine, abandi bapfe ntacyo bajye no muri gereza, kugeza ubwo mugira ukuri kwakiza abantu mukaguceceka. Kugeza ubwo mufite ukuri mubitse ukuri kwakura abantu mu magereza, mubitse ukuri kwarenganura abantu mu kazi, mubitse ukuri kw'ibintu ariko mukaguceceka. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko muguwe neza kandi mukomeye, kandi umwami Imana akomeje kuba mu ruhande rwanyu. Rero nkomeje kubashimira ko mukomeze kwakira ubutumwa ndi kugenda mbagezaho, ndi kubaha impuguro, ubuhamya, ndetse nzajya mbagezaho n'ubutumwa kuko mfite ubutumwa bwinshi ntarabagezaho. Nzajya mbaha n'ubuhamya butandukanye, ariko uyu munsi ndashaka ko twiga ijambo ry'Imana, kandi iri jambo ry'Imana muzajya murikurikirana kuri M.Charlene TV ku cyumweru. Rizajya risohoka buri cyumweru. Ndashaka no kongera guhagurukira ibiganiro. Hari ikiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko. Ndashaka no kureba hari ikindi cyitwa ngo Kera n'ubu hitorero, hakorwa iki mu itorero. N'ibiganiro bica kuri M.Charlene. Ariko uyu munsi ndashaka ko muzajya mukurikirana ijambo ry'Imana buri cyumweru. Buriya ni isaha, hari igihe wenda nibidukundira tuzayishyiraho, ariko ni buri cyumweru tugomba kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma burya n'ibindi byose tuvuga biri mu ijambo, kubera yuko twigisha abantu gukora iby'Imana ikunda no kwanga iby'Imana yanga. Ntago tuba twatandukiriye, tuba turi mu ijambo. Nitubabwira ngo Imana yanga ibi, Imana ikunda ibi, ntago tuba twataye ijambo. Ikindi tuba twavuze ijambo mu bundi buryo. Ikindi tugomba kubigisha yuko mbere yuko tuzajya mu ijuru tugomba kubanza kubinaha mu isi. Isi nikunanira kuyibamo wubaha Imana, ntabwo ijuru uzarijyamo, kuko ijuru turitegurira inaha mu isi, kandi ijuru turyiyumvamo tukiri hano mu isi. Imana rero nibaha umugisha. Ndashaka turebe muri Esteri, muri Esteri ibice byaho 4 umurongo waho wa mbere. Titre ivuga ngo Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri. Hanyuma ndifuza kubabwira ko dukwiye guhagarara mu cyuho cya bene wacu. Bazaniye intego y'ijambo ry'Imana ryo kubabwira ngo tugomba guhagarara mu cyuho cya bene wacu, hanyuma kandi tukanabahesha umugisha. Abayuda barizwa n'itegeko ry'umwami babibwira Esteri. Umurongo wa mbere, nuko Morodekayi amenye ibibaye ashishimura imyambaro ye, yambara ibigunira, yitera ivu, arasohoka ajya mu murwa hagati, araboroga, ataka ijwi rirenga ry'umubabaro, ajya imbere y'irembo ry'umwami, kuko ari nta wabashaga kurinyuramo yambaye ibigunira. Kandi mu bihugu byose aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, habagaho umubabaro mwinshi mu Bayuda, bakiyiriza ubusa, bakarira, bakaboroga, kandi benshi muri bo biryamira hasi ku bigunira no mu ivu. Reka turekere hano. Ariko nifuzaga kubabwira ngo duhagarare mu cyuho cya bene wacu, hanyuma tubahesha umugisha. Ndashaka kubisubiramo
nababwiraga ngo duhagarare mu cyuho cya bene wacu tubahesha umugisha, kuko babiretse ntitubireke ahubwo tubikore, kuko babicecetse ntitubiceceke ahubwo tubivuge, kuko batakibyitayeho ntitumere nkabo ahubwo twe tubyiteho, kuko babitaye twe ntitubitara ahubwo tubitore. Duhagarare mu cyuho cya bene wacu kugira ngo tubaheshe umugisha. Mureke mbabwire, izi nkuru ndazikunda cyane. Uyu mugore witwa Esteri ni umugore wari waraguye mu kintu bita inote. Yaguye ahashashe, muri make yanyereye mu buki, abaguye mu mata. Esteri yari umugore w'umwami, yari umugore w'umwami Ahasuwerusi. Aha ngufitiye intego y'ijambo ryo kukubwira ngo duhagarare mu cyuho cya bene wacu, hanyuma tubabahesha b'umugisha, kuko twese nitubivamo, twese nitubireka, abayuda bazashira. Hari ijambo nasomye hariya hepfo rivuga ngo iyo abayuda iyo bagiraga ikibazo ngo barariraga bakaboroga, bakambara ibigunira bagatakira Imana. Niko babigenzaga. Ntago bagiraga umunwa, oya. Ntago bazaga gusebya bene wabo, oya. Ntago bagayanaga, ntago baneguranaga, ntago batukanaga, ahubwo ngo iyo bagiraga ikibazo ngo bambaraga ibigunira bakajya no mwivu ngo bagatakira Imana kandi gatabara. Hanyuma duhagarare mu cyuho cya bene wacu, nibwo butumwa, niyo message shaka kuguha uyu munsi. Hari umugabo wahagaze mu cyuho, hari n'umugore wahagaze mu cyuho akiza igihugu cyose. Imana ishimwe. Kandi guhagarara mu cyuho, ushobora guhagarara mu cyuho cy'umuryango wawe, ukarokora abana n'umugabo, ukarokora umugore n'abana, ukarokora abo muvukana, ukarokora umudugudu, ukarokora n'isibo, ukarokora akarere, ukarokora kampani yawe, ukarokora kwasiteri, ukarokora abo mukorana, ukarokora abo mwigana. Ushobora guhagarara mu cyuho. Ushobora guhagarara mu cyuho hakagira ibintu bikira ku bwawe. Ndavuga abantu babiri bahagaze mu cyuho, abayuda bahabwa ijambo kandi bagarurizwa agaciro. Ndibuvuge kuri Esteri, mvuge no kuri Moridekayi, bahagaze mu cyuho bahesha umugisha bene wabo. Uyu mugabo witwa Moridekayi yubashye Imana kugeza ubwo yiyanga. Ubundi ntushobora kwikunda ngo nayubahe, ntibibaho. Iyo wubaha Imana, kwikunda ubishyira ku ruhande ukaba ari ukunda. Iyo ushatse kwikunda no kuyubaha ntibijya bihura, ntago wabihuza. Yakunze Imana ageza ubwo yiyanga, yakunze Imana ageza ubwo yikuraho amaboko. Kubera iki? Ngo umunsi hazaga itegeko ibwami ryo kuvuga ngo abayuda bose bajye bubararira Hamani, ngo Imana ishimwe, ngo yahise yibuka iwabo aho aturuka mu bayuda. Ku bwoko bw'iwabo hari ikosa badakora, yahise yibuka ko ngo batajya bubararira ibibana n'abantu, ngo bubararira Imana itabana n'abantu. Ngubwo benshi batangiraga kubararira Hamani, kandi iri tegeko ryari ryasohoye n'umwami Ahasuwerusi, ngo uyu mwami Imana ishimwe ngo yayoboraga ibihugu 127. Urumva atararenze? Ntago yayoboraga igihugu, yayoboraga ibihugu. Itegeko yatanze rero ngo kuko Hamani yahoraga kuzwa, Hamani yarakujijwe, ngo umwami asohora itegeko, haravuga ngo mwese mujye mumwubararira abibwami. Hanyuma ngo abantu bose barubarara, ariko Hamani Moridekayi yanga kubarara, haravuga ngo ntago nata umuco w'iwacu. Mureke mbabwire, ntago Imana yacu ari yo gukorana ngo ireke kurimbanwa. Ntago Imana yacu ari yo mu cyaro ngo ireke kuba iyo mu mujyi. Amina. Ntago Imana yacu ari iyo muri Afrika gusa ngo ireke kujya mu bazungu. Ahantu hose uri, ahantu hose uba, Imana ujye uyigendana. Kandi nushaka ujye uyigendana, kuko ibyo urimo byose burya birava. Hari wavuze ngo iyi si ntisakaye ngo hose harava. Hose harava.
kandi abadayimoni bazaguhiga. Nuba uri umuntu uciriritse uzajya urwanwa n'utudayimoni duciriritse, ariko nuba n'igihangange uzarwanwa n'abadayimoni b'ibihangange. Imana arayigendana ibwami, harayigendana nubwo yarari mu gihugu kitari icyabo, nubwo yarari mu gihugu cy'abantu bamurusha amaboko, nubwo uwo yari yanze kubararira yari umuntu ukomeye wakujijwe n'umwami, ariko aravuga ati hoya, iwacu mu muco w'iwacu ntago abayuda twubararira abantu, twubararira Imana. Ako kana arakibuka, yirengagiza ko itegeko naryica bamubamba, yirengagiza ko naryica ari bupfe, ariyanga akunda Imana. Umuntu wese wiyanzaga akunda Imana yemerewe kubaho no kurama, niko gahunda imeze. Ngo kuko umuntu ukunda ubugingo bwe kuburutisha Imana azabubura, ariko uwanga ubugingo bwe kubera Imana azabubona. Hanyuma ngo baramuhugura bati ibintu uri gukora ntuzi ibyo ari byo, dufite abantu bazi kuduhugura, ariko ni ukuri kose nimukirirwe muvunika, kuko twe hari amahugurwa twakoze mbere yuko dufata iyi Bibiliya. Rwose ntimukadukabirize. Reka nkubwire, umuntu wafashe iyi ntwara akayifata nabi, ntabwo Imana yakwemerera gufatira ijambo utarahuguwe. N'abazi ko bazifashe batarahuguwe, kazi kanyu. Imana arayigendana, baramuhugura. Hari abantu bajya baduhugura ubigenze gutya na gutya, oya twarahuguwe. Kandi amahugurwa tuyakorwa buri munsi, yego kugira ngo tutazibagirwa. Baramuhugura bati witegure gupfa, uriya muntu usuzuguye ni kibamba kizigenza, ariko wamwubarariye bigutwara iki? Kubarara gusa. Undi aravuga ati ndakurahiye. Bajya kumutangira raporo, babwira umwami bati burya Morodekayi ntajya kubararira, uriya munyagano w'umuyuda, uriya uba ku irembo. Bajya kubibwira Hamani ko atajya yubarara. Sinshaka kuhatinda cyane. Hamani ngo ararakara, ngo ageze no mu rugo yanga kurya. Umugore ngo aramubaza ngo kuki utariye, haramubwira ngo umuginga w'umuyuda, abantu bose baranyubararira ariko we ntabikora. Umugore aramubwira ati ariko ubabarira iki ko wica ugakiza ibwami? Genda usaba uburenganzira umwami umwicane na bene wabo. Ajya kwaka uburenganzira umwami, umwami ngo yikura impeta, bivuga ngo ni isezerano, ni sinyara muhaye, yikura impeta. Haramubwira ngo ugende umugenzi uko ushaka, ari kumva ngo ajya kumusaba ibwami. Ikintu yavuze, yaravuze ati mwami nyakubahwa, hano muri ibi bihugu uyoboye hari ubwoko bwahanyanyagiye, kandi ubwo bwoko nta kintu bugira. Ubwo bwoko ntacyo bugira, ni ubwoko nyine bwanyanyagiye, ni ubwoko budafatika. Nta uyobora akarere bagiramo, n'abantu batize, n'injiji zibereye aho zirwa zivuga ubusa. Hati ku buryo mwamunabampaye nkabagenza uko nshaka, ngewe nazajya nshyira amafeza mu bubiko bwawe, hanyuma rwose nta n'icyo wahomba. Nta wize ubabamo, nta mupilote ubabamo, nta mushoferi ubabamo. Icyokora hiberamwe abakarani birirwa basunika ingorofani, hakiberamo n'abanyonzi gusa. N'abayedi biberamo, n'abantu batize, n'abantu banize barayacikiza, n'abantu b'inzererezi, nta kintu bigirira. Hibaze mwami, n'ubwoko butagira umutware, n'ubwoko butabamo nibura nta nafandi ububamo, n'ubwoko buciriritse. Ariko mureke mbabwire mwafurama, ubwo bwoko yiyongozaga ngo buraciriritse bwari ubwoko bubaruweho Uwiteka, bwari ubwoko bubaruyeho Uwiteka. Ubundi dufite aho tubaruye, naho twaba ibisekuru byacu tutabizi. Nawe waba warapfuye utazi papa wawe ukubyara, naho uri nyakamwe nta umuntu ugukomokaho ugira, nje kukubwira ngo urabaruye. Ubaruye ku gisekuru cy'intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ubwo bwoko yavugaga ngo ntacyo bumaze bwari ubwoko bubaruye ku Uwiteka, bwari ubwoko bw'Imana. Arangije icyo kintu kiramwibeshyaho, ariko rimwe ngo aza gutaha yababaye,
ngo umugore aramubwira ati wabaye iki? Haramubwira ati ubwo utangiye gucogorera imbere y'uwo Morodekayi ngo nimba ari umwe mu bayuda, erega yamugiriye inama mbere atamuzi. Ariko burya iyaba bakumenyaga, iyaba bakumenyaga ko ari wowe uzagaburira abana babo bakakwitwayeho neza, iyaba bamenyaga ko uzagera igihe ugashinga kampani bakaza kukwaka akazi bakwitwayeho neza, iyaba bamenyaga ko uzaba deregiteri bakaza gusabira abana babo amashuri bakitwaye neza, iyaba bamenyaga ko hari igihe nawe uzaba depite bakitonze, iyaba bazamenya ko nawe hari utuntu tuzajya ku ntugu bakakubarariye. Kuba batabizi ni burya kutabimenya nyine, abatabizi bishwe no kutabimenya. Ubu se ntago mwigeze, nta bantu mwagiye muhemukira bagiye babaterana imbere, ubu ngubu ukaba utatinyuka kugera imbere kubera ubugome wamukoreye? Mwaba profeseri mwe mwigisha ku bigo by'amashuri, namwe abaderegiteri, iyaba wamenyaga uwo munyeshuri uri kwigisha icyo azavamo, ntago wamucira mu maso ngo mukubite inkonje, wamwigisha nk'umwana wawe. Yaba mwarimuza abo bakobwa banyu mwabyaye mutunze mu ngo, yaba wari uzi ko azashaka umugabo w'umuzungu, yaba wazi ko azashaka umugabo w'umukira akabakiza akabubakira mukagubwa neza, yaba mwarimu ntago Hamani n'uriya mugore ntago bari bazi uwo bakina nawe uwo ari we. Yaramubwiye ngo nimba ari umwe mu bayuda ukaba utangiye gucogorera imbere ye no gupfa uzapfa. Muri make Hamani amaze guhabwa uburenganzira n'umwami amaze kumusinyira no kumuha kashe, ngo aragenda atanga message mu bihugu byose, buri gihugu n'ururimi. Arangije aravuga ngo hari umuyuda hose ntimumwemerere kubaho, kandi ngo muhere ku muto mugeze ku mukuru, ngo bose bapfe. Inzandiko ziratangwa, abayuda batangira kubisoma, hanyuma bahagarara muri pozisiyo yo gupfa. Birashoboka ko n'abatuye batangiye kwatura, birashoboka ko hari nawe zatereka mbirye mbimare byose nta ningiye gupfa. Birashoboka ko iyo umuntu agiye gupfa agira ibyo akora. Hanyuma ngo itegeko ngo rigera kuri Morodekayi, ahita abona ko bene wabo bagiye gupfa kubera we. Harangije ariko ngo agira umumaro afatanyije na Esteri, Imana ishimwe. Ngo amaze kumenya iryo tegeko, amaze gusoma iryo tangazo, ngo kuko buri gihugu cyandikiwe itangazo n'ururimi bavuga, abavuga ikidage, abavuga igihorande, abavuga igifaransa n'icyongereza, abavuga ikinyarwanda, abavuga iringara n'igiswahili, ngo bose barandikirwa. Amatangazo aracicikana, Morodekayi araribona, harangije ngo ararisoma, habona ko ngo bagiye gupfa barashira, kuko bari bahagurukiwe n'amaboko akomeye ngo ashishimura imyambaro ye. Ariko bene da, kuki biri kuba ntacyo bitubwiye? Kuki ibintu biri gukorwa hano hanze ntacyo bitubwiye, kandi twitwa ngo turi abayuda nyakuri? Ibintu biri gukorwa n'abantu kuki ntacyo bitubwiye? Aka karasisi k'abakozi Imana kuki ntacyo bitubwiye? Icyo kora muzi kubanegurira mu rwongorerano, nta nubwo wafata inzira ngo uzuhugure wigishe. Muzi kubavuga, muzi kuvuga gusa, muzi kuvuga. Iyo mwicaye muri za ntoryi zanyu zatangiye kubatukuriraho mudafite abakiriya, muricara mukavuga. Iyo mwicaye muri za nyanya zanyu zatangiye kubibimene, muzi kuvuga gusa. Kuri ya masaro yanyu mumaze guhaga ifiriti n'inkoko muravuga. Hari abantu baherutse kuvuga ndababara, niyo mpamvu burya mporana ishyaka ryo guhugura bene wacu kuri iyi mihanda. Nubwo muvuga ngo ndatukana, nzi ko nta gitutsi nigeze ntukana, ahubwo kuri kuryana nk'igitutsi. Kandi n'ubundi nzakomeza mvuge, nzabahugura, nzabigisha, nzabereka uko bikorwa nuko bikwiye kugenda. Ariko hari ijambo rivuga ngo nyamwanga kumva ntago yanze no kubona. Kuki tubirebera hahandi mu bubari aho mugiye gushikanuza inkoko n'amafi? Muzi kuvuga, muzi kugayana, muzi kunegurana, ibyo byo murabizi. Ariko burya bya bintu ugaya, wowe urumva ko kuba ubigaya nuko uzi uko bigomba gukorwa neza. Wari ukwiye gutera intambwe nawe ukaza ugafata mikoro ukabwira abantu ngo dore bikora gutya.
muzi kugayana, muzi gusebanya, muzi guseserezanya, muzi kubivuga. Yataye urugo, yabigenjeje gutya, afite undi mugore, wa muhanuzi n'uburyo ntagikijijwe, afite abagore babiri, wa muvuga butumwa hamaze kubyara hanze, wa mupasiteri yinjiye undi mugore. Nizo nkuru mugira, nuko mwabaye. Nasomye ijambo rintera ubwoba, nzongera ndihigaho ryanditse. Ni ijambo nasomye rintera ubwoba, ntago naza kuri kamera nje kuvuga ubusa. Ye baba we, nasomye ijambo rivuga ngo indimi zabo zimeze nk'inkota, ngo naho akanwa kabo ngo kameze nk'iziko ryafashwe. Kuki ntacyo bitubwiye biri gukora? Kuki ibikorwa bya Satani ntacyo biri kutubwira? Kuki tuba abasetsi n'abashinyaguzi? Ugasanga umurokora araje, haje kureba ibyavugiwe, ngo reka nigire muri comment. Ariko we, ese iyo ugiyemo bikungura iki? Ngo reka nanjye niyandikire comment. Gutukana uri umurokore, gusebanya uri umurokore, gukora bimwe ukora uri umurokore. Ese nta kindi kintu twakora kubyo tubona n'ibyo twumva? Ntago wagira umumaro ukagirira umumaro izo njiji wirirwa witinjije. Abo bapagani wirirwa wita abapagani, ntacyo wabamarira. Ese nibura hari umunsi umwe wari wabakorera? Hari uwo wari wahamagara kuri telefone ngo umubwire ngo ibi bintu uri gukora ni bibi? Ahubwo muzi kubagendana, babaye ibiparu, babaye ibiganiro, babaye ibyo mwirirwa muhoza mu kanwa kanyu. Ntago ari byo. Ngo yahise ashishimura imyambaro Morodekayi, akurimo ibyo ari yambaye, yambara ibigunira, ahita hara amagara n'ubuzima bwe. Atangira kunyura mu irembo rya VIP rinyurwamo n'abakomeye. Ngo ntago warinyuragamo wambaye ibyo bishwambagara. Hanyuma we ngo aratambuka atangira kurinyuramo. Yari yataye umutwe, yambara ibigunira, ariyanga. Haravuga ati bene wacu barapfuye. Ariko disi we mwabarokore mwe, bene wanyu barapfa mugaseka. Ese reka nkubaze, iyo wumvise inkuru ngo mukuru wawe arapfuye uraseka? Iyo wumvise inkuru ngo murumuna wawe arapfuye urishima? Iyo wumvise inkuru ngo papa wakubiswe n'imodoka uranezerwa? Iyo wumvise ngo sheri wawe moto yamwanuye urishima? Iyo wumvise ngo mama wawe aguye mu gikamyo urishima? Kuki imirambo ya bene wacu twirirwa tuyishinyagurira? Kubera iki? Kubera iki? Hari abapfuye bajya muri moruge, hari n'abapfuye bahagaze. Bene wacu bapfuye bahagaze, bamwe tunenga, bamwe tugaya, bamwe tunegura. Tubamariye iki? Wari wasenga iminota 2 kumusenga usaba minerivare ngo urenzeho n'aba bene wacu? Uturenzeho mwisengesho usenga, usenga ngo Imana ikwishyurije amadeni usubire mu Bushinwa. Wari warenzaho ngo na mama Charlene nanga, mama Charlene waguye ngo mama Charlene yasubiye mu Basilamu, wasubiye mu Basilamu mama Charlene wambara ubusa kuri kamera ko mubivuga. Wari warirenzaho ngo ubwire Imana ngo umukozi wawe murebe yatandukiriye umugarure, maze ngo aharamagara yemera gupfa. Ngo arangije anyura ahatanyurwa, ngo abagaragu n'abaja baramubona, ngo baragenda babwire Esiteri ati mwene wanyu arapfuye, yambaye ibigunira anyura mu irembo rya VIP. Esiteri ngo azana ibyambaro byinshi byo kumuha, ngo bayimuhaye aravuga ngo ikibazo afite ntago ari imyenda. Aravuga ati nimugende mumbwirire Esiteri, mumubwire ngo ibitegeko ryasohotse, ngo abayuda twasinyiwe ko tugomba gushira. Iyaba mwari muzi ko twasinyiwe, mureke mbabwire bantu b'Imana bari kuri iyi mihanda, itegeko ryarasinywe ko mugomba gupfa. Kandi shitani azakwicisha icyakwicara kizi, kuko intege nke zawe aho ziri arahazi. Kandi nitudataka ngo duhagarare mu cyoho cya bene wacu azabica, ariko nitugira umumaro bazarokoka. Abo guhugura tugomba kubahugura, abo kwigisha tugomba kubigisha, abo gucyaha tugomba kubacyaha.
buri wese aba guhumuriza tugomba kubahumuriza, buri wese mu mwanya we tugomba kugira icyo twamumarira tukareba ko bene wacu babaho. Mubona batarasinye, barasinye ngo muzashire, barasinye ngo muzapfa ubugingo bwanyu burimbuke, baradusinyeye ngo ntituzigere tuza kuri kamera kuvuga ijambo rizima. Nuza kuvuga ijambo rizima bazavuge ko nawe uri umutekamutwe, bazavuga ngo hari abantu bajya bambwira ngo naje gushaka ibirayi. Ese reka nze nkubaze, ngewe nje gushaka ibirayi sinze kubikura mu kwawe, bikubabariza iki? Ese ntago wifuza ko abana banjye barya? Nimba ibirayi ndi gushaka ntaragiye mu murima wundi ngo njye kubicukura, kucyo babazwa nuko naje gushaka ibyo nabyo bikubabaze? Ese nta kintu twakora? Bapasiteri, bakozi b'Imana, mwebwe abitwa ko muri bazima da, ntacyo mwakora? Tubanegure, tubagaye, tubite ibicucu? Hari ahantu mperutse kujya ndababara, buryo bene wacu babavuze nabi ndababara. Niyo mpamvu mbacyaha, nkabacyahira mu gikari mukabizana kuri kamera, kazi kanyu. Ariko nzabacyaha kugeza igihe muhindukiriye. Nimutanahinduka mugapfa, ntago ari njye uzabubisha. Aho kugira ngo nzicare muri saro yanjye ngo utaramireho, aho kugira ngo nzakugire ikiganiro, nkugire intero n'inyikirizo, nge nzajya ngusanga nkubwire nti mwene da, have reka ubutaragahanga. Kandi nawe nuzajya wicara n'umutima wawe, uzajya usanga ibyo nakubwiye ari ukuri, ariko kwemera ko ari ukuri bikunanire kubera uko uteye. Abantu baricara n'abakirisitu, numva umwe aravuze ngo ariko noneho ngo ubu bugabo wagira ngo bwariye kariungu. Urumva iryo jambo ridateye isoni bene da? Ubu bugabo uzi kugira ngo ube witwa pasiteri, ube witwa umuhanuzi, umuntu atinyuka avuge ngo ubu bugabo. Ni nk'uwaza akavuga ngo ubu bugore, mbega ijambo rinuka, mbega ijambo ribi, mbega. Kandi nyine impamvu baba babivuze ni ukubera ko hari ibyo baba babonye. Ariko se koko byari bikwiriye ko tuvuga ngo ubu bugabo? Birakwiye ko tuvuga ngo ubu bugabo? Birakwiye ko tunegurana? Birakwiye ko tugayana? Birakwiriye se? Ntago bikwiriye. Ndashaka kuvuga abantu bagize umumaro babiri, Esiteri na Morodekayi. Morodekayi ngo yatumye kuri Esiteri, aramubwira ngo itegeko ryasohotse, Abayuda bose ngo tugomba gupfa. Ariko Esiteri, ahari cyatumye ugera ibwami byari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa nk'iki. Ariko nutanagira umumaro, nta kizabuza Abayuda gutabarwa hanyuma bakoroherwa. Ariko wowe n'inzu ya so muzarimburwa hahinduka icyavu. Esiteri ndamukunda, ambera umugore w'imfura, umugore utaradamarariye ibwami ngo agenda avuga ati ibyo kurya no kunywa birahari, yirengagize bene wabo. Yabaye umugore uhaga, ariko agahaga afite ibitekerezo. Ntago yabaye nk'aba bagore bagira bavuga ngo byarashize kuko abaye neza iwe, byararangiye kuko ateye imbere aguwe neza. We yararebereye umuryango we. Umva ijambo yavuze, yaravuze ngo genda Morodekayi we, ugenda uteranye Abayuda bari i Shushani, musenga amasengesho y'iminsi 3, hanyuma mujye musenga munsabira. Ako mwajye mureka tugasabirana. Erega urwango shitana nyanga nawe warakwanga. Urwango akwanga rukomeye rwa mbere n'urwo kubwira ngo unyange kandi undwanye. Kandi arabizi kutazanambasha niho abera umugome. None se ntabizi ko intambara yagushyizemo utazayirwana ngo uyitsinde? Harabizi ko ubugingo bwawe azaburimbuza yuvuga nayo watura. Amena. Genda uteranye Abayuda bari i Shushani, hanyuma munsabire dusenga 3. Hanyuma nyuma y'3 nanjye hano ndi ibwami ndabwira abagaragu banjye twiyirize tuyihamagare. Nyuma y'iminsi 3 nzirengagiza itegeko ry'umwami, wenda no gupfa nzapfe. Ubu mama Charlene nzaceceke kuri kamera ngo kugira ngo museke? Mama Charlene nzajye mvuga ibyo mushaka ngo kugira ngo mutantuka? Nzahindura inyigisho, sinkacyahe, sinkateshe. Reka no mu masezerano fite ayo gutera no kurandura arimo kubika no kubura.
aravuga ngo wenda no gupfa nzagire gute we nzapfe. Ariko abanyarwanda bafite umugani uvuga ngo wanga kumenera amaraso igihugu ukayamenera imbwa. Hahirwa bapfa bapfira mu mwami. Uba abantu mufite ukuri mwacecetse, mufite ibintu byakiza abantu mwanze kuvuga, ahubwo mugayira abandi mu mitima. Mufite umuti wavura abantu ariko ntago muwubaha. Abantu bakora amakosa iyaba mwababwiraga ko ari amakosa ntago baba bakiyakora. Teranya abayuda barishushanya hanyuma musenge 3 munsabira. Nyuma y'itatu ndirengagiza itegeko ry'umwami. Ese itegeko ry'umwami ryari rihe ko ndi gusoza? Itegeko ry'umwami nuko iyo atagutungaga inkoni ntago wazaga kwitaba. Wajyaga imbere y'umwami ari uko yafashe inkoni izahabu akayigutunga. Hanyuma umwami yabonanaga n'umwami kaza ari uko yamutunze inkoni. Icyo gihe rero yaragiye kujya imbere y'umwami ntayo yatunzwe. Kandi ngo iburyo n'ibumoso habaga hari abagabo bafite icumu. Wibeshye ugahinguka bagahita bakwahuranya ukagwa aho ngaho. Hanyuma ngo arayasenga. Imana ishimwe. Nimba hari abantu Imana igishyigikira mu mibereho, n'abantu bahorana kubaka. Haleluya. Bahorana ishyaka ryo kubakira Imana, bakubaka n'abantu. Bene nk'abo rero ntibajya basitara, ntibajya bapfa gupfa, ntiwabarwanya ngo bashobore, ntiwabahiga ngo babone. Yenda kurahiye n'abantu bahora mu maso y'Imana ishobora byose. Kubw'ishyaka yari afite ryo gukiza abayuda bene wabo, kandi avuye n'imbere y'Imana. Ibyo bintu arabihagurukana, bimubera confidence ati maze kuyihamagara. Aravuga ati umwami ntiyampamagaye, kandi hari ikibazo cyikubagaho cyihutirwa, ngomba kujyayo nkabavuganira wenda nyice, ariko ndapfa ndi kujyayo. Aho kugira ngo upfe warabivuyemo ujye upfa birimo, aho kugira ngo uzapfa uvuga ikinyoma uzapfa uvuga ukuri, kuko n'ubundi hari n'abapfira ubusa. Umuntu akanga kuvuga ibintu agomba kuvuga by'ingirakamaro ngo batanyanga. Noneho mureke mbabwire ibintu byateye. Hateye n'ibintu ngo byo gutanga amafaranga kuri iyi mihanda ngo bakakuvuga neza, ariko akumiro karahari. Ubu ngewe mama Charlene fata ikipe y'inzige ngende mbaha amafaranga ngo mutangire mu mvuge neza. Ariko Imana idutabara. Ariko buryo mureke mbabwire, Esiteri aravuga ngo wenda mpfi. Aratambuka kuko hari aho yaravuye, anyura n'imbere y'abagabo barinda. Abo barindaga umwami, hamwe yagombaga kugwa arahatambuka. Arengerwa n'ikize? Arengerwa nuko muri we, arengerwa nuko muri we afite gukiza bene wabo. Ngo maze umwami amurebeye nka hariya. Hari ahantu Imana ijye turebera. Imana tuyihaye icyubahiro. Hari igihe Imana ikurebera mu migambi myiza ikaguha kubaho aho utaruzi kuzabaho. Imana igiturebera mu migambi myiza ikatugirira neza yo kabyara. Hanyuma ikatugira n'ukundi kuntu abantu bagatangazwa nuko tumeze, ariko ntimugatangare. Hari ahantu iba yaraturebeye, kandi turebera aho mutaturebera. Niyo mpamvu ikora ibitandukanye n'ibyo mutekereza. Iyo uvuze ngo mama Charlene aragatsindwa si umukozi w'Imana, ubu bw'Imana ngo ntuzagire ibihembo by'abakozi umuha. Hanyuma Imana kugira ngo ikwemeze ko iyo ijya guhamagara itagucaho, hanyuma ahubwo ibiporezo igahera mu bugingo, ikaza amavuta, ikaza ijambo, ikaguha n'ibirayi. Amina. Maze ngo umwami ngo yegura inkoni y'izahabu ahita ayitunga Esiteri. Ubwo yaravuze ngo Esiteri genda ubeho. Ntago yamutunze inkoni gusa, ahubwo yamubwiye n'ijambo. Yaramubwiye ngo Esiteri mugore mwiza, gusenga ni byiza. Ikintu ushaka ni iki ngo nkiguhe? Aramubwira ngo naho wanyaka 1/2 cy'igihugu nakiguha. Umuntu wese uhorana kubaka, umuntu wese uhorana kugira neza no kugirira neza abantu,
umuntu wese uhorana gukorera Imana no kuyubaha, umuntu wese uhorana ibyiza mu kanwa ke, Imana imuba hafi, baraturana, kuko mwene uwo muntu shitani amwanga kubi. Shitani abashaka ko tuba abagome, abashaka ko tuba abagambanyi, abashaka ko turi abantu bicana, bicishanya indimi zacu, abashaka ko turi abantu bahorana desordre mu buzima n'ibyo abashaka. Ariko iyo yabonye tutabikora, muhinduka abanzi. Hanyuma aramubwira ngo niki nkakiguha. Reka nkubwire, yaramubwiye ngo ndashaka urarike Hamani mu nkera, hanyuma icyo mvuga ndakivuga hari, ndashaka kuharenga. Ariko nkeneye kugera ahantu hamwe ukuntu abayuda batabawe, ukuntu abayuda barengewe, ukuntu abayuda bagiriwe neza biturutse kuri Morodekayi na Esteri, ku masengesho basenze bafatanye kandi bakora ibintu byo guharamagara kugira ngo bakize bene wabo. Igihe cyarageze rero ndi gusoza. Hanyuma ngo umwami abura ibitotsi, abyukana igitabo cyitwa icy'ubucurabwenge. Akibyukanye ngo ajya kukirambura. Mureka nkoresha Bibiliya. Ararambura, burya Imana igira ibitabo byinshi mwamfuramwe. Igitabo arakireba. Imana igira ibitabo byinshi. Hari igitabo Imana igira cyandikwamo imirimo yo gukiranuka. Navuga ngo ni igitabo cyandikwamo ibitendo dukora uko duhangana na Satani. Satani uduteza ibyaha, Satani udushuka ngo tumukorere, Satani udushuka ngo tumukurikire. Iyo yadushutse ntitubyemere, ntago Imana ibyandika ahantu hasanzwe. Imana ntihabwa icyubahiro, ahubwo Imana ibyandika ahantu mu gitabo cyabyo. Mureke mbabwire, iyo abasirikare bari ku rugamba bahanganye na haduyi, burya ibitendo bakorera ku rugamba birandikwa, kandi ibitendo byo ku rugamba nibyo bibazamura mu ntera. Ntago ushobora kuzamurwa mu ntera kenyege mu gisirikare, hari ibikorwa bikuzamura. Imana ntihabwa icyubahiro. Ariko ngo umwami afata igitabo cy'ubucurabwenge ngo agwa ku izina rya Morodekayi. Iryo zina rye ngo ahita areba ibitendo yakoreye ibwami, ngo arebye mu bitendo Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma ntararenga hano, ni ukuri ndashaka kukubwira ngo uzarokorwa n'ibyo ukora. Ibintu byanyu mwigize, ntago uzarokorwa n'amasengesho usenga yonyine, uzarokorwa n'amasengesho usenga avanze n'imirimo. Niko ubu ugenda ufata amasengesho, Mana nyongerera imyaka yo kubaho, undinde gukenyuka. Reka nkubwire, nimba uzi kusenga amasengesho menshi ugakora ibikorwa bibi, Imana izakurinde guhaza uburame kugira ngo ukomeze utere abakobwa inda. Mureke mbabaze, Imana iguhaze uburame kugira ngo ukomeze ubabaze imitima y'abantu, ukomeze ubirukane ku kazi, ukomeze ubajyane muri gereza, kugira ngo ukomeze uroge, kugira ngo ukomeze uvana abakobwa b'abandi mu ishuri, ubigisha uburara. Reka nze nkubaze, Imana ikongerera imyaka yo kubaho kugira ngo ukomeze usenye ingo za rubanda, ikongerera imyaka yo kubaho kugira ngo ukomeze ukura abagabo ibyinyo, ikongerera imyaka yo kubaho kugira ngo ukomeze utuburira abantu. Maze ngo umwami ngo agiye kureba, abona hari igitendo Morodekayi yakoreye ibwami, ngo yigeze amenera ibanga umwami, ngo ubwo ngo abicanyi babiri bamugambaniye ngo bagapanga ukuntu bazamwica bakamuzungura. Hanyuma ayo makuru Morodekayi arayamenya. Erega bari bamubwiye ngo nudufashe iki gitendo kigakunda, ntago uzakomeza kuba ibwami ku marembo, ahubwo uzahabwa promosiyo, uzigira hafi sha. Arangije ngo afata ibyo byubahiro bashaka kumuha biturutse mu bugome. Mureke mbabwire, nimba uzi ko uzajya urya ari uko hari abo wicishije inzara, ugashaka kuzamuka kuko hari abo wamanuye, ugashaka gutera imbere kuko hari abo washubije inyuma, ujye uhita uvuga ngo ubuzima bwanjye ni gereza nishyizemo, ntabwo Imana izakwemerera gukomeza kuba umwanda mu bantu. Mana ishimwe. Morodekayi yarabyanze, yanga kwifatanya n'abicanyi. Haravuga ngo ntimwashaka kwica umwami ngo mbemerere. Ubu sereka nze mbabaze, ntago mujya mumenya ibintu abantu bagiye gukorerwa mukabiceceka ngo mutiteranya. Nimba ivuga nanjye biragenda gutya, mbivuze byagenza gutya. Ese reka nze nkubwirera, wowe nibatabikubwira bikagenda kuriya.
abantu murikunda mushaka kubaho mwenyine abandi bapfe ntacyo bajye no muri gereza kugeza ubwo mugira ukuri kwakiza abantu mukaguceceka kugeza ubwo mufite ukuri mubitse ukuri kwakura abantu mu magereza mubitse ukuri kwarenganura abantu mu kazi mubitse ukuri kw'ibintu ariko mukaguceceka ngo mutazagira icyo muba n'undi muzapfa bazabahamba abatazajya Nyamirambo muzajya Rusororo. Ndakubwiye se ko karakobo uriya mwenge utakwirwamo uzakwirwamo n'ubugome bwawe. Maze umwami ahita amwitegereza areba ukuntu yamuburiye bari bagiye kumwica umwami akongera akabaho. Arangije ngo muri icyo gitabo arazinduka ahamagara bari ibwami harababwira ngo niko basha uyu muntu witwa Morodekayi hari icyo yakorewe bavugira rimwe ngo ntacyo. Hanyuma ngo bahamagara Hamani bati niko Hama umwami ati ninde uri hanze bati ni Hamani kandi Hamani mureke mbabwire ubundi reka mbabwize ukuri kw'Imana ya Isiraheli ni wubaha Imana aho bashaka kugushyira bazajyayo. Nk'ubu ngewe hari amakuru nzi aho mushyira ni itegeko ko ari mwe muzajyayo nimba koko atari inzara mufite nimba atari inzara ibakoresha kandi buryo umuntu ushonje mureke mbabwire umuntu ushonje ndamwubaha. Nubona umuntu aje kukwiba akakubwira ngo abana baburaye niyo mpamvu nje kwiba niyiba igitoki kimwe uzahita umutemera ibindi bibiri azaba yibye kubera inzara. Nimba inzara ariyo ibakoresha ndabababariye ariko nimba uzi kucukura umwobutima amashenda guhamba ni ukuri k'Uwiteka Imana senga aho mpamba ni wowe uzajyayo. Gute se gute ubwo se urumva Imana yabyemera? Ntabwo Imana yabyemera. Urabona Imana yafata gisubi urabona Imana yafata gisubi kayitema ikayigaburira abantu kandi inyamunyo zihari. Urabona Imana yafata umugore nka mama Charlene ikajya kumuhamba ariko urabona ibintu yaba impambanye yaguhambye wowe ikaguhambana n'ubugome bwawe n'ubutindi bwawe n'ishyari ryawe. Ihamba mama Charlene uhembura imitima y'abantu abantu baruhukira impamba kuki yaguhambye wowe. Mureke mbabwire ngo ninde uhari bati ni Hamani ntakagende azahora ariho uzaseka areba uzabyara areba uzubaka inzu areba abanzi bacu ntibakagenda ariko ubusa banyanze abandwanyije nkikizwa iyo bagenda ubusa ntabakijijwe ku bwanjye ntibagapfe abagukubitishije inkuba ntibagapfe bazabanze barebe imirimo y'Imana. Mureke mbabwire Hamani yari ahari aza yasubiyemo ikote aje kwitaba umwami. Umwami aramubwira ati Hama uwo umwami akunda kubaha akorerwa iki? Umwami atona ingi. Arangije aravuga ati cyambere bamukorera uwo umwami akunda kubaha yambara ikanzu y'umwami. Ubwo ni nkaho yavuze ati narugabireze umwami agenda ku ifarashi y'umwami akambara impeta y'umwami. Ati ikindi bagomba gushaka ukomeye muri bo akicara ku ifarashi y'umwami bakamutembereza umurwa akajya agenda avuga ngo umwami akunda kubaha nuko akorerwa. Umwami amubwira ijambo riteye ubwoba aramubwira ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe genda ubikorere Morodekayi. Ni nk'itangazo ryasohoka muri iki gihugu rivuzwe n'Imana. Imana igahagarara hariya mu kirere ikavuga ngo mama Charlene mama Charlene ni umwana wanjye nkunda kandi nubaha ari mu bambere. Harimo abantu bahita bagwa igihumure bati hoya rwose hoya. Umva nkubwire umwami yaravuze ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe bikorere Morodekayi kuko umwami yari yategetse byahise bikorwa. Ndashaka kukubwira Hamani avuye mu karasisi ko gutembereza Morodekayi mu murwa ngo amaze kugera iwe mu rugo ngo umwami yararakaye. Mw'abantu mwe mubona Imana ituje ijya inarakara. Ngo umwami yararakaye kuko yari amaze kumenya amakosa yose ya Hamani
kandi Imana yaguteye umwaku nta n'uwakumwakura. Naho waba uziranye n'abafande, naho waba uziranye n'abantu bakomeye, naho waba uziranye n'abantu bameze gute, umwami yaguteye umwaku nta wakumwakura. Imana ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe ubikorere nde? Morodekayi aragenda azana umwenda aramwambika, azana ikamba aramwambika, yambara inkweto, arangije nyine yicara ku ifarashi, agenda ku ruhande avuga ngo uwo umwami akunda kubaha nuko agira gute, nuko akorerwa, nuko bamugira. Arabikora ahantu hose. Avuyeyo rero urwo yari yakatiye Morodekayi niwe barukatiye. Igiti yari yaje yitwaje ibwami niwe bagishyizeho. Hanyuma imitungo ya Hamani ibaruzwa kuri Esiteri na Morodekayi. Umwami ashyiraho itegeko, aravuga ngo nimugende mwandike inzandiko zisinyura izanditswe za mbere. Hanyuma abayuda babona agaciro. Impapuro zo kwica abayuda barazica, bandika impapuro z'uko abayuda bagomba gukira. Morodekayi na Esiteri bakiza umuryango wabo, bahagarara mu cyuho, bigenda kuriya. Amina. Ndashaka dusenge. Wagiriye umumaro bene wacu, bakakuboneraho umugisha. Mwaretse kurebera, mwaje buri wese akagira umumaro mu gihe cye kugira ngo twubake ubwami. Ndagushimye mwami wanjye Yesu. Amina, amina. Ndagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza kandi rizima. Ndagushimye, haleluya, ndagushimye, amina. Ndagushimye data, ndagushimye kandi cyane. Ngushimiye umunsi w'umugisha uduhayemo ijambo ryawe kugira ngo rituruhure, ritubohore, riduteremo ibyiringiro no gukomera. Amina, amina. Ijambo ryawe ni umuti, ijambo ryawe ni igisubizo, ijambo ryawe riravura, ijambo ryawe rivura imvune, ijambo ryawe ryubaka ibintu bigakomera, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe rizira inenge, ijambo ryawe ni igisubizo cy'ibibazo, ijambo ryawe ni inkota ityaye, ijambo ryawe rirubaka, ijambo ryawe rirasenya ibibi, ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe riratabara, ijambo ryawe ni ijambo ryawe ni ihumure, ijambo ryawe ni ubugingo, ijambo ryawe ni ubuzima. Uratubwiye ngo nitugire umumaro kandi duheshe umugisha bene wacu. Nubidushoboze kuko ari cyo waduhamagariye. Ndasengera umuntu wese wumvise iri jambo kugira ngo rimuhindure kandi rimugirire umumaro, dukora icyo ridutegetse guhera kuri nge. Rishyigikira, riherekeze Yesu, rihembure imitima, iri jambo ryubaka ibyiza mu bantu kandi risenye ibibi muri bo. Ndagushimye. Nyemerera rero Uwiteka, wirukana imbaraga zose z'umwijima, wirukana ibitero byose biza inyuma y'iri jambo, wirukana imbaraga zose zihora kuri twe mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ubwami bw'ikuzimu, imbaraga zose mu izina rya Yesu zaherekeza iri jambo, imyuka yose yahora kubwira ijambo, yahora mu mpande zose, yahora muri byose, ndayifata mpiri mpagaze mu butware bwawe. Imbaraga z'Imana yacu zikomeye zituzenguruke kandi zigote abakurikiranye iri jambo kandi ribahindure, uriherekeze mu mbaraga no mu bushobozi bwawe. Ndagushimye Yesu, cyubahiro cyawe gikomeze kuganza mu izina rya Yesu. Amen. Imana nibaha umugisha, Imana ibashyigikire kubw'ijambo ryayo, kandi mujye mukomeza kuritega amatwi ku cyumweru, muzajya mwumva ijambo ry'Imana. Mbatuyeho umugisha, ribahindure kandi ribagirire umumaro mu izina rya Yesu. Amen.